ijambo ry'Imana kugira inama ngo manza ukubite hirya no hino urebe umutima urebe utekereza urebe ibyo ukora urebe ibyo wibwira urebe kugira ngo utazabona ishyano kuko twasanze umwami agabye ingabo ze kuza kugwana n'itwe icyaha. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Nitwa Koranumwete Theophile. Ndashima Imana ko ikomeje kubana natwe no kuturinda tukaba turi amahoro. Izina ryayo nirishimwe rihabwa icyubahiro. Ikintu gikomeye ni uko tukiri bazima, turacyafite amahirwe yo gutunganya ibidatunganye, turacyafite amahirwe yo kubana n'abantu bose amahoro, maze izina ry'Imana rigahabwa icyubahiro. Iyi ni Witsemba rero kwaya channel. Nkuko mubibona imbere yacu hari umubyeyi, ndagira ngo mwakire adusuhuze atwibwire noneho dukomeze tuganire. Gusa ku bantu bareba neza ntago ari ubwa mbere agaragaye hano kuri Witsemba, ngira ngo iyi ni inshuro ya kabiri. Ndagira ngo rero mwakire atwibwire dukomeze tuganira. Ni karibu. Amen. Amen. Yewe nitwa Ntabavukiye Dasira, nkorera umurimo w'Imana muri paruwasi ya Rundoyi mu itorero rya Gasovu, niho nsengera, niho nkorera umurimo w'Imana. Umurimo rero nkora ndi umudiyakonikazi kandi nkaba ndirimba muri korali Witsemba. Aha, urakoze cyane. Imana iguhe umugisha. Ndagira ngo dusenge noneho dukomeze tuganira. Turagushimiye mwami Imana yacu, tugushimiye ko ukomeje kubana natwe no kuturinda. Izina ryawe rishimwe kandi rihabwe icyubahiro. Amen. Urakoze kubw'aya mahirwe duhaye kugira ngo tongere tuganire ibyubaka ubugingo bwacu. Ndakwinginze ngo ubane natwe tuyoborere gushaka kwawe gukoreke. Nubane natwe rero izushima ko bibaho bibeho none n'iteka ryose. Amen. 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 Aha, yego tuguhaye ikaze rero, wakomeza tuganiriza. Duherukana utubwira byinshi ukuntu wakijijwe, Imana ikakurinda. Imana ishimwe, ndabona ikikurinze. Aha, uyu munsi wa none rero wadupfunyikiye akahe gaseke? Uyu munsi wa none nifuje ko twaganira ijambo ry'Imana, ariko numva intego yanjye iri ku ndirimbo y'umuririmbyi yaririmbye indirimbo ya 200. Igice cya mbere niyo ntego yanjye y'uyu munsi. Intego yawe iri mu ndirimbo ya 200 ya 200 igice cya mbere. Aha, ubwo se nturanaturirimbiraho buriya? Aha, ngaho turirimbire rero. Umwami agabye ingabo ze kurwana n'ibyaha, umugaba n'umwana we intwari ye ninde, umugaba n'umwana we intwari ye ninde. Amen. Amen. Iyo ndirimbo rero niyo ntego yanjye y'uyu munsi. Umwami agabye ingabo ze kurwana n'ibyaha. Ntago agabye kurwana n'abantu, ahubwo agabye ingabo kurwana n'ibyaha. Nta kindi rero umwami aje gushaka, ahubwo aje gushaka icyo bita icyaha. Kandi ibyaha bikorwa n'abantu bari mu isi yose. Niyo mpamvu rero umuririmbyi wa 200 yaririmbye aravuga ngo umwami agabye ingabo kurwana n'ibyaha. Ntago yazigabye kurwana n'abantu cyangwa se kurwana bagenzi babo, ahubwo yazigabye aje kurwana n'icyitwa icyaha. Niyo mpamvu tugiye gusoma ijambo ry'Imana ry'uyu munsi ritubwira uburyo abanyabyaha bimeze. Turareba ijambo ry'Imana tugiye gusoma mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, ni mu bice 5 ku murongo 8. Twumvike ijambo ry'Imana ritubwira. Aha, reka dusome ijambo ry'Imana Yesaya igice cya 5 n'umurongo 8. Haranditse ngo bazabona ishyano abagerekeranya ingo ku zindi, bakikubira imirima kugeza ubwo hatagira hasigara, mugatura mu gihugu mwenyine. Twumvishe uburyo ijambo ry'Imana ritubwiye ngo bazabona ishyano abagerekeranya ingo ku zindi, bakikubira imirima kugira ngo bature mu gihugu bonyine. Maze kumva ririya shyano
numva naribwira abanteze amatwi kugira ngo tube muri ibyo byaha. Bazabona ishyano abagerekeranye ingo ku zindi. Burya nararebye nditegereza nsanga kugerekeranya ingo ku zindi, umugabo Imana yamuhaye umugore akavuga ati ngiye kugerekaho undi nkora icyaha cy'ubusambanyi, akaba yagize inshoreke uruhande. Burya ni ukugerekeranya urugo ku rundi. Umuntu akavuga ati noneho ngewe ndikubira imirima, agatangira akanyaga imirima ya mugenzi we. Burya Imana iravuga ngo bazabona ishyano. Ushobora kubona ishyano kuko wagerekeranyije urugo ku rundi. Ushobora kubona ishyano kuko hari ibyo wakoze bitari byiza. Nyamara muri byatubwiye ngo mwamagabye ingabo kurwana n'ibyaha, kureba abo bantu bagerekeranya ingo ku zindi, kureba abo bantu n'ubundi bafashe Imana yabahaye abagore bakagerekaho abandi, bakaba indaya, bakaba abasambanyi. Bazabona ishyano abagerekeranya ingo ku zindi. Bazabona ishyano n'ubundi abantu banyaga imirimo y'abagenzi babo, bakiga ngo noneho iyi mirimo yaba yaribaye yacu, kugira ngo noneho ngo bature mu gihugu bonyine. Dusanze ijambo ry'Imana ritubwiye ngo abo bantu bazabona ishyano. Maze kumva ko abantu bazabona ishyano, kandi ko mwamagabye ingabo ze kurwana n'abo bantu bagiye bagerekeranya ingo ku zindi, abagabo Imana yahaye abagore bakavuga ngo noneho tugiye kuzana abandi, bagatangira bakabagerekaho abandi. Bazabona ishyano. Umugore Imana yamuhaye umugabo, Imana iravuga ati noneho muhaye umugore wishimiye, muhaye umugabo mwiza, ariko yarangiza akajya kumugerekaho undi mugabo, akajya mu rugo rw'undi. Ngo bazabona ishyano. Imana iduhe kubyumva. Ahari abanteze amatwi muri uyu mwanya, urebe nawe atese ahari ko Imana yangize neza, hari ntabwo naba ninagerekeranyije urugo ku rundi. Nta mugenzi wanjye sinaba naranyaze umurima kugira ngo nture mu gihugu cyenyine, cyangwa mbe umuhinzi ngenyine. Ugatangira bamwe bagatangira bakarengera, ukavuga ati noneho ngiye ngiye kurengera mugenzi wanjye kugira ngo uriya murima gube uwanjye, cyangwa ngiye gukora politiki kugira ngo ngumunyage. Abo bantu bazabona ishyano. Ndi kureba rero nkumva ijambo ry'Imana riri ku mutima wanjye. Twasoma mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, n'ubundi turareba ijambo ry'Imana ritubwira mu bice 5. Twumve ijambo ry'Imana ritubwira. Igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya ibice 5 n'umurongo wa mbere. Twumve ijambo ry'Imana ritubwira. Reka dusome Yeremiya igice cya 5 umurongo wa mbere. Haranditse ngo nimwiruke mukubite hirya no hino mu nzira z'i Yerusalemu, maze murebe kandi mumenye, mushake mu miharuro yaho niba mwabasha kuhabona umuntu, naho yaba umwe ukora ibitunganye agashaka ukuri, nanjye nzahagirira imbabazi. Ngo nimwirukanye mu miharuro, murebe mukubite hirya no hino, ngo none nimusanga ngo hari umuntu n'umwe ngo utunganye, ngo nanjye nzabagirira imbabazi. Umuhanuzi Yesu aravuga ngo noneho bazabona ishyano kuko bagerekeranyije ku zindi. Ariko rero noneho Yeremiya nawe Uwiteka mugeraho arahanura, aravuga ngo noneho nimwirukanye, mukubite iwanyu aho mutuye, mukubite mu mujyi aho mutuye, mukubite mu cyaro aho mutuye. Iri jambo ry'Imana ratubwiye ngo noneho twirukanye. Wirukanye no mu mutima wawe, urebe atese ngewe ibyo nkora byaba ari ibintu bitunganye, muri nge haba harimo ukuri. Nusanga muri we hatarimo ukuri, ijambo ry'Imana kugira inama ngo manza ukubite hirya no hino, urebe mu mutima, urebe ibyo utekereza, urebe ibyo ukora, urebe ibyo wibwira, urebe kugira ngo utazabona ishyano, kuko twasanze umwami agabye ingabo ze kuza kugwana n'itwa icyaha. Ijambo ry'Imana tubwiye ngo twirukanye, turebe mu mitima yacu, cyangwa se turebe mu miharuro aho dutuye. Ariko ijambo ry'Imana hari icyo ritubwira mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya igice cya 9 ku murongo wa 3. Hari icyo ijambo ry'Imana rikomeje kutubwira. Igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya ni igice cya 9 ku murongo wa 3. Twumve ijambo ry'Imana ritubwira kugira ngo dutekereze ku magambo y'uyu munsi. Reka dusome Yeremiya igice cya 9 n'umurongo wa 3. Haranditse ngo umuntu wese muri mwe ajye yirinda umuturanyi we, kandi ntimukiringire uwo muvindimwe, kuko abavandimwe bazahemukirana rwose, kandi umuturanyi wese azajya asebanya.
imana itugirire neza. Umuntu wese ngo ntakiringire mugenzi we, ntakamwizere, kuko ijambo ry'Imana tubwiye ngo mwirukanye mu miharuro y'iwanyu mwere kugira ibyo mwiringira. Imana iduhe kubyumva cyane. Ariko dusomye hariya ku murongo w'8 w'icyo gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya mu gice 9 hari ijambo ry'Imana ritubwira. Imana itugirire neza cyane. Reka dusome ku murongo w'8 w'igice cya 9 Yeremiya, haranditse ngo mbese ibyo sinzabibahanira ni ko Uwiteka abaza. Mbese ubwoko nk'ubwo umutima wanjye ntiwabuhora ibyo. Ijambo ry'Imana rero hari icyo ritubwiye ngo mbese abantu nk'abo bagerekeranye ingo ku zindi, abantu nk'abo bifuza kugira imirima bakanyaga bagenzi babo, mbese abantu nk'abo umutima wanjye ntabwo wabibahanira. Icyo ngicyo sinakibahora ni ko Uwiteka avuga. Wenda wamaze kumva uburyo indirimbo yatubwiye ngo umwamagabye ingabo kugwana n'ibyaha. Izo ngabo zohereje mu bihugu byose kugwana n'ibyaha. Ngo mbese umugaba n'umwana we intwari ye ninde? Uri intwari ya Yesu? Mbese witeguye kugwanana na Yesu? Icyo witeguye kugwana na Yesu ni ukugwanya icyaha. Ubwoko nk'ubwo Uwiteka agiye kubihana. Ubwoko nk'ubwo Uwiteka arabuhagurukiye. Ariko ndagira ngo nkumenyeshe aho uri hose ngo umenye ngo icyaha kigira ingaruka. Icyaha kigira ingaruka. Iyo dusomye ijambo ry'Imana hari icyo ritubwira. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo n'ubundi iyo dusomye mu gitabo cy'Imigani riratubwira ngo umuntu azafatwa n'ingoyi z'icyaha cye. Imana idufashe cyane. Burya icyaha, ingoyi z'icyaha cyawe zizagufata zigukomeze ubwo umwami azabagabye ingabo kugwana n'ibyaha. Ubwo umwami azabagabye ingabo kugwana n'ibyaha, ingoyi zizagufata zigukomeze zikunige, kubera ntabwo uzabasha ubutera intambwe kandi ufite icyaha, kandi azaba ari guhiga umunyabyaha. Hari se ntabwo wagerekeranye injo ku zindi nk'uko twamaze kubyumva. Umuhanuzi Yesaya yavuze aravuga ngo bazabona ishyano abagerekeranye ingo ku zindi, bazabona ishyano abatanyurwa n'abagore Imana yabahaye, bazabona ishyano abatanyurwa n'ubusore barimo, bakagerekeranya ingo ku zindi. Umusore ntategereze ngo abiye ngo reka ntegereze icy'Imana izandemera cyangwa umufasha Imana izama, ngo azabona ishyano. Ariko ijambo ry'Imana hari icyo ritubwira. Imana idufashe cyane. Tugiye kureba ijambo ry'Imana. Ndi kugenda ndangiza uyu munsi, ariko ndi kugira ngo dufate umwanzuro w'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riratubwira mu gitabo cy'umuhanuzi Habakuki igice cya 3 ku murongo wa 2 hari ijambo ry'Imana ritubwira uko Habakuki yaje gusenga asabira igihugu, asabira isi yose. Imana iduhe kubyumva. Dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya Habakuki igice cya 3 umurongo wa 2, haranditse ngo Uwiteka we numvise inkuru zawe zintera ubwoba. Uwiteka we hembura umurimo wawe hagati yo muri iyi myaka. Hagati yo muri iyi myaka ujye uwumenyesha mu burakari, wibuke kubabarira. Ijambo ry'Imana hari icyo ritubwiye. Yatubwiye ngo Uwiteka we numvise inkuru zawe zintera ubwoba. Numvise ko ugiye kurimbura abanyabyaha, ngira ubwoba. Numvise ko uhagurutse ugiye kugwana n'ibyaha, ngira ubwoba. Ariko Habakuki arasenga aravuga ati Uwiteka we hembura umurimo wawe hagati yo muri iyi myaka, hagati yo muri iyi myaka duhagazemo, hagati yo muri ibi bihe turimo, uhembura umurimo wawe. None aravuga ati noneho mu burakari bwawe Uwiteka we ugiye wibuka kubabarira, wibuke kubabarira abantu bawe. Nawe ndagira ngo aho unteze amatwi, aho wicaye cyangwa se aho uhagaze, aho uri, uko waba uri kose, usenge nk'uko Habakuki yasenze. Ubwo ati Uwiteka we ibuka kumbabarira, nanjye burya nagerekeranyije ku zindi. Burya nanjye mu buhagurukiye kugwana nabo nanjye ndimo. Nimba uri umudamu ubuye ngo burya Uwiteka arahagurutse, kandi ahagurukije kugwana abadamu batagenze neza. Arahagurutse aje kugwanya ngewe utaranyuzwe n'umugabo Imana yampaye. Uwiteka arahagurutse, ariko aravuga ngo Uwiteka we hembura umurimo wawe. Imana idufashe cyane. Nawe aho wicaye cyangwa aho uhagaze ubwire Uwiteka ati Uwiteka we hembura umurimo wanjye muri nge, maze noneho mu burakari bwawe wari warangiriye wibuke kumbabarira. Aho umusore yicaye avuga ati Uwiteka we
hembura umurimo wawe muri nge, aho nagenze nabi singende nk'icyo wantoranyirije, wibuke kumbabarira. Imbabazi ziracyariho. Yesu ari guhamagara akavuga ngo ariko ngabye ingabo kurwana n'ibyaha. Nawe rero menya ko izo ngabo ari wowe zihagurukiye. Ariko aba kuki hari icyo yadusabiye, arasenga cyane aravuga ngo Uwiteka we, numvisha inkuru kuhagurukiye abanyabyaha, numvisha inkuru kugabya ingabo, numvisha inkuru kwa nta kindi uri guhiga usibye icyaha. None hembura umurimo wawe, kandi noneho mu burakari bwawe wibuke kubabarira. Noneho aho uri nawe usaba imbabazi, uburyo ati Uwiteka we, hembura umurimo wawe. Ijambo ry'Imana hari icyo ritubwira. Iyo dusomye mu gitabo cy'Ibyahishuriwe Yohana, niho tugiye kurangiriza icyigisho cyacu cy'uyu munsi. Ariko nawe aho uri ujye wibaza, uburyo ngo none se ahari mu bari kubwirwa ku munsi nk'uyu nanjye ntabwo ndimo? None se mu bari guhigwa ku munsi nk'uyu bahinduye isi amatongo, bagize isi bakagerekeranya ngo ku zindi, bakanyaga abagore b'abandi, bakanyaga abagabo b'abandi, bakanyaga abantu batari ababo, ahari nanjye sindimo? None se nimba utaranyeze umugore ntabwo wanyeze umurima wa mugenzi wawe? Ndi kukubwira aho uri hose. None se nimba utaranyeze umurima ntabwo wanyeze ibintu bya mugenzi wawe ngo biriganye, wumva ushaka kuba mu gihugu wenyine? Ariko ndagira ngo nkwifurize nawe usenge nk'uko Habakuki yasenze ngo Uwiteka we, hembura umurimo wawe, noneho mu burakari bwawe ujye wibuka kumbabarira. Ndabwira abari ku isi hose, Uwiteka we, hembura umurimo w'abagabo, hembura mu mitima y'abagabo, mu burakari mu byo bakoze byose ujye wibuka kubabarira. Wibuke kubabarira ibyo bakoze byose, aho bariganyije, aho bibye, aho basambanye, aho baroze, aho bagize ishyari, aho bifurije bagenzi babo bibi, ujye wibuka kubabarira. Ariko ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Ibyahishuriwe Yohana hari icyo ritubwira. Iyo turebye mu gice cya 22 hari icyo ijambo ry'Imana ritubwira. Tugomba gufata umwanzuro tukamenya icyo ijambo ry'Imana ritubwira muri uyu mwanya. Turareba hara ku murongo wa 16, igice cya 22 ku murongo wa 16, twumve icyo ijambo ry'Imana ritubwira. Tugiye gufata umwanzuro, ariko naho uri umenye ngo Uwiteka we, mbabarira. Reka dusome Ibyahishuwe igice cya 22 n'umurongo wa 16. Ngewe Yesu ntumye marayika wanjye guhamiriza mwebwe ibyo kubw'amatorero. Ninjye gishyitsi cya Dawidi n'umwuzukuruza we, kandi ninjye nyenyeri yaka yo mu ruturuturu. Umwuka n'umugeni barahamagara bati ngwino, kandi uwumva nahamagara ati ngwino. Kandi ufite inyota naze, ushaka ajyana amazi y'ubugingo ku buntu. Amen. 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 Twumvishe ijambo ry'Imana riri kuduhamagara ngo ngewe Yesu ntumye marayika wanjye guhamya ibyo, ninjye igiti cya Dawidi, ninjye nyenyeri yaka yo mu ruturuturu. Ngo umwuka n'umugeni bari guhamagara noneho ngo ngwino, ushaka azajyana amazi y'ubugingo. Mbese kumwuka ari kuguhamagara ngo ngwino ujye mu banyamwuka. Ahari wumvisha iryo jwi riguhamagara, ahari se uko uneze amatwi uko uri kose wumvisha iryo jwi riguhamagara. Ijwi riguhamagara ngo ngwino, kandi umwuka n'umugeni ngo ari guhamagara ngo ngwino, winjire mu bageni, ujye mu bayoborwa n'umwuka. Ngwino, 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 reka ibyo byose urimo, ahubwo uze ujye mu bantu b'Imana. Ijambo ry'Imana tuguye ngo ngewe Yesu ninjye untumye. Imana idufashe cyane. Yesu niwe wantumye ngo nguhamirize ibyo. Yesu niwe wantumye, niwe wampagurukije, niwe wandinze mu gihe nk'iki, kugira ngo nkubwire ngo nimba waragerekeranyije ku zindi, umwami agabye ingabo kurwana n'ibyaha ukora. Umwami araguhagurukiye kugira ngo akugwanye, ariko umwuka n'umugeni noneho bari guhamagara ngo ngwino ujye mu banyamwuka. Amen. Umwuka ari kuguhamagara ngo ngwino, kandi usenge nk'uko Habakuki yasenze ngo Uwiteka we, mu burakari ufite wari ufite ndihanye, none ibuka nanjye umbabarire. Ubwo uragendera abandi muri uyu mugoroba cyangwa kuri aya manywa, muri aya masaha, nanjye umbabarire. Usenge ko Habakuki yasenze, ujye mu banyamwuka. Umwuka n'umugeni bari guhamagara, ariko ijambo riratubwiye ngo ngewe Yesu ndatumye. Yesu burya ni wampagurukije, Yesu ni wandinze kugira ngo nguhamirize ko nimba waragerekeranyije ku zindi,
uwiteka aguhagurukiye, uwiteka yiteguye kukurwanya. Ndumva turangije ijambo ry'Imana, ariko nawe urebe, ese ngewe ndi mu ruhe ruhande? Ese ngewe ntabwo naba ndimo uwiteka agabiye ingabo kurwana? Ndagira ngo noneho aho uri ufate umwanzuro, uvuge ngo noneho nanjye ngiye gufatanya n'uwiteka mba umwana we, nanjye njye kumugwanirira, kuko icyaje kurwanya ni icyitwa icyaha. Imana itugire neza cyane. Ijambo ry'Imana rero Imana yanteguriye kuri uyu mugoroba cyangwa muri uyu munsi kugira ngo ndigeze kubateza amatwi niringire. Umwuka n'umugeni bari guhamagara. Mbese urajya mu banyamwuka? Mbese aho uri wahaguruka? Mbese aho uri wapfukama? Mbese aho uri wakwicara? Mbese aho uri wakumva ukoze ute? Mbese wavuga ngo nanjye ngiye mu basore b'abanyamwuka, nari maze igihe ndi mu mubiri, nari maze igihe ngerekeranye ngo ku zindi, nari maze igihe ngenda uko nishakiye, nari maze igihe ujya umwamagabye ingabo ze kurwana bataragenze neza. Ariko umugaba n'umwana we, mbese ntwariye ninde? Niko ijambo ry'Imana ryatubwiye mu buryo bw'umuririmbyi, ngo mbese umwana we ninde? Intwari ye yamufasha kurwana ninde? Kandi cyaje kurwanya ni icyitwa icyaha. Imana itugire neza cyane, Imana idufashe, Imana itweze ku bw'aya magambo. Ndumva tugiye gusenga Imana kubwira ijambo ry'Imana twumvishe. Ariko nawe urebe, mbese ndi hehe? Ku Mana iri guhamagara ko Yesu ari kuntumaho uko bukeye n'uko bwije. Aho wicaye uri kunywa inzoga, Yesu ari kugutumaho ngo ba muri iyo nzoga. Ari guhamya akavuga ngo ba muri izo nzoga, noneho nkugirire neza. Umwuka nawe agahamagara ngo ngwino, ngwino, ngwino ujyana amazi y'ubugingo ku buntu. Umaze igihe kirekire wabuze ubugingo, ariko umwuka ari guhamagara ngo ngwino, 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 ngwino uko uri kose. Nimba uri umugore ngwino, nimba uri umugabo ngwino, nimba uri umusore ngwino, nimba uri umukobwa ngo ngwino ujye mu bantu b'Imana. Imana itugire neza cyane muri uyu mugoroba. Imana itwumve, Imana ikumve usenga kwaba kuki yasenze. Imana iduhe umugisha cyane ku mugoroba nk'uyu. Ndumva ijambo ry'Imana hari icyo rikugejejeho, hari aho rigukuye, hari n'aho rikugejeje, rikubwira ngo bazabona ishyano abagerekeranye ngo ku zindi. Ariko abumvira uko umwuka ari guhamagara, ko Imana iri guhamagara, ko Yesu ari guhamagara, bashobora kugirirwa ubwo buntu bwo kwihana, kuko Yesu aracyari ku ntebe y'imbabazi agutegereje. Uko uri kose ari kuguhamagara, akubwira ngo ngwino, ngwino, ngwino wihane, ngwino ube mu banyabyaha, ngwino ube mu bo Yesu ahagurukiye. Ngo noneho umwuka nawe ari guhamagara ngo nawe ngo ngwino. Imana idufashe cyane. Mbese hari icyo wumvishe mu ijambo ry'Imana? Mbese hari icyo numvishe mu ijambo ry'Imana? Haba kuki arasenga aravuga ngo Uwiteka we hembura umurimo wawe. Natwe tugiye gusenga muri uyu mwanya, dusenga ngo Uwiteka ahembura umurimo we aho uri hose. Unawe uhamaga, nawe uvuge ngo Mana nanjye ndashaka, nanjye ndagushaka, nanjye ndagutegereje kugira ngo uhembure umurimo wanjye muri nge. Maze igihe narapfuye kubw'ibyaha ntarahembuwe, ariko noneho ukeneye guhemburwa. Kandi mu burakari bw'Uwiteka niwihana aribuka kukubabarira. Ndumva twasenga Imana tukarangiza, ariko nawe wibaza, nawe utekereza icyo Uwiteka yagukorera ku munsi nk'uyu. Imana itugirire neza cyane. Imana turagushimye, tugushimiye ijambo ryawe utugejejeho muri uyu mugoroba. Tugushimiye abantu baryumvishe, tugushimiye abantu bahindukiye. Mu burakari bwawe wibuke kubabarira abasambanyi, mu burakari bwawe wibuke kubabarira abajura, mu burakari bwawe wibuke kubabarira abagerekeranye ngo ku zindi, mu burakari bwawe wibuke kubabarira abakugiriye nabi, mu burakari bwawe wibuke kubabarira. Turasenze Mana kugira ngo uduhe umwuka wawe, kugira ngo tubone mu kuri kose. Urakoze ko byose bira nko gushaka. Sengera abanteze amatwi, sengera abafite ibibazo, kugira ngo Mana wibuke kubababarira kandi wibuke kubagirira neza. Ubatunganye, ubabane mu mubare w'abarimbuka, ubasire mu mubare w'abazabona ubugingo. Bikwambaje byose mu izina rya Yesu. Amen.